iyi myenda iyo yambaye uba wumva uri comfortable nta kibazo. Ushobora kuva hano n'amaguru nicaye kuri zebra hano mu Kiyovu ukaba watembera ukagera mu mujyi kwa Rubangura wiyambariye gutya. Nta kibazo. Yego kandi ubona ari mu mujyi naje. Urumva nta kibazo. Nta kibazo kabisa. Nuko ibifashe cyane yerekana imiterere y'umuntu. Ubu ubona bitakurura kuba umuntu yakwifuza undi cyangwa se akabaho no guhoterana. Kuba umuntu yaba ari kuza n'ubundi. Ntabwo wakurura umuntu ko sinina myenda atari rukuruzi ubwo nyine uje waba. Zamubaze nawe arabizi. Nejo bundi rwatubye twarawenda mwe se wangiye iki Sherina. Arambwira ngo Sherina yaramwanzi. Nasigaye kuri mushiki wawe rero. Aramutse asubiranye na Kazariwa. Wabyemera? Nabyemera kuko abangaba barakundana. True that nje ndabizirega. Ibintu ndi kubwira ngiye mani mba mbifite na proof. Abduru ni umuvandimwe, sibyo? Na Sherina ni umuvandimwe. Kandi since day one banakundana Sherina warabizi. Amakuru nabaganya afite ngewe isaha ku isaha. Urumva? Man ndabizi ko bakundana. Ihonde nande? Yego na Wekibenda. Yego. Wekibenda wamubonye nawe? Ya. Ako si ibintu bya dance ubwa mbere nawe mbonye Wekibenda. Oya muraziranye se? Ese ntabwo byibuka man twaryanye show. Kaza hano muri Chic turi kumwe na ba Devil Ranks na ba Gabiro Digital. Hano muri Chic hejuru. Ikirimo kuza. Ni pari yateguwe na company nashaka kuvuga kuko ngiye kuyivugana abanyamamarisha. Kabisa. Ya man. Ubu se so kwikina Sheri. Uyu mugabo aziranye na Wekibenda. Sikaje sura muzi wowe. Wekibenda si umunyarwanda. Nese we ntabwo byibuka Sherina. Nabyo so waruzi. Wekibenda yaje mu Rwanda hano muri Chic mu mujyi hejuru. Ubu Wekibenda muraziranye. None se twaranacirinze na brother wiwe nishumi yanjye. Reka nangire ngusuze cyane nkwifuriza ibihe byiza hano hose uherereye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa uherereye hanze ni handuba uri muri diaspora ndetse uba uvuga ururimi navuga ko ari urw'ikinyarwanda cyangwa se urwumva hari abantu baba bari za Masisi ariko bavuga ikinyarwanda kandi neza ahangaha rero ndakwifuriza ibihe byiza nawe cyangwa se babantu nyine twifitiye baba badukunda bari Burundi abangaba baduhuje ururimi hari ibyo bavuga tukumva ndetse natwe bavuga tukumva ni ibintu byiza cyane uyu munsi rero ndi kuri Iris ni Blessing bisanzwe iteka ryose ndi kumwe n'umustar umwe wifunze ndi kumwe n'undi nawe wambaye neza arya na Sky tubiteze n'abakobwa barifunga barategura urumva ko urwo rurimi rwose n'urwawe ubundi ari kukitayayo ngo kuki ari kukitayayo yitayayo nyine sinago uri kwibona Yesu ni umwitayayo nyine kuko yateguye kandi style yewe nakitayayo niko bazita izo style ni style intouchable yego Sky tumeze neza banzura mutsa abantu muri zandimi zawe zose comment est-vous tous kibazo ntago bari bunsubiza baragusubiza muri comments comment est-vous tous ubwo mvuze icyespagnol n'igifaransa bivanze yego wa bagay mambo vipi where have you been ati mwabaga nabumva icyongereza bababwiye yes nyakirira none mu misi muri kumwe rero comment est Sherina uyu mukobwa bebyo muyenzi urumva ni cyespagnol yego yes none se n'ubwa mbere naba mbivuze ababizi muri comment baba bagomba kuza bakabivuga kuko ni ibintu bisanzwe comment est Sherina Isa ngaho we bimbwire none we nabimbwire mbaza ati basi comment est Dega turi babarira ntabwo nabasha kuvuga no turi umva nkubwire umva iminsi nkubwire Sherina turi mu bihe byo kugira ngo igihugu cyacu ndetse na media yacu twereka abantu yuko dufite ibintu bitandukanye n'ibyo bazi ari umuntu ujya nk'ari akumva ngo runaka ngo yarari ngo muri iki gihugu iki n'iki ngo yavugagamo ikiye kirimo ugasanga umuntu agiye gucomplaininga ibintu wowe uvuga kandi uzi uri na proud yabyo unafitiye na proof ugasanga nk'umuntu agiye kubipinga that things ntago ngiye mbyemera broze ngiye mba numva nyine ngomba kwiyaminiya mu rwego rwanje kubyonzi n'ibyo ntanazi nkanabigerageza ubiza kankoso wowe byigiye ngiye nkunda entertainment ngiye ndi umuntu nyine ushobora kwirefera kuvuga ngo ese ni gute ntamenye kino kirimo aba bantu bavuga ese ni gute aba bantu nimba umuntu ngaba muri Brazil ni gute ngewe ejo rega opportunity ziratandukanye nshobora kugira amahirwe yo kwisanga ndi muri Brazil nkagira amahirwe yo kwisanga muri Portugal nkagira amahirwe yo kwisanga muri Maroc ibyo byose mba nkeneye kumenya ngo mucyara b'umuntu azasuhuza gute
ese gute na gute Iby'ibanze. yes ibyibanze nyine umuntu ejo atazamfata nka kajuga nibyo mana ari igihe umuntu ashobora kukubona akavuga ati uyu mukoboyi ahora ari kuri drip abasa neza ariko nyine mu mutwe ari empty njye rero kandi njye ntagaruko ngo komeze broski no njyewe ndi intouchable ntago nikoraho ndi na incomparable blose. Alright, ni Sky tu Abagahe ni umwe mu basore bakora kabisa ebana bakora yo bikaba yungu rero numwe mu bastar bambaye neza kabisa ngira ngo muri kubona hasi ajyanishe na t-shirt ndi kumwe na Shelina Doll ni wa mukobwa ufite ni rwiyemeza mirimo afite ibintu byinshi azwiho azi film nizakora umunsi ku munsi ariko uyu munsi namuhuje na Sky kugira ngo twiganire ari ibintu shika ko tuganira bimwe na bimwe ahangaha ninjoro abantu baraye live kuri Instagram. Shelina karibu kuri Iris. murakoze. Yego abantu ninjoro ugeze ujya kuri Instagram Oya. nagwa agiyeho Sky tu wagiye kuri Instagram ninjoro waruriho Yego. ninjoro tware tubonye kapo ngira ngo uwo mukobwa ni umwe mu bakobwa twabonye mu Rwanda yavuzwe ko yafungishije Davis D n'abandi benshi cyane harimo ba Kevin Kade n'abandi. Uyu munsi ninjoro byari byacitse ijoro ryakeye ngira ngo iyo live yari kuri Instagram bro we wayibonye yari honde nande Yego na Wekibenda. Yego. Wekibenda wamubonye nawe Ya. Ako si ibintu bya dance ubwa mbere nawe mbonye Wekibenda. oya muraziranye se Ese ntabwo ubyibuka mani twaryanye show. yes Hano muri Chic turi kumwe na ba Devilanx na ba Gabiro Digital hano muri Chic hejuru ikirimo kuza ni pari yateguwe na company nashaka kuvuga ko ngiye kuyivuga n'abanyamamarisha Kabisa. ya man. ubu se akabuso kwikina Sheri uyu mugabo aziranye na Wekibenda Sky tusura muzi wowe. Wekibenda si umunyarwanda nese we ntabwo byibuka shana. Nabyo so Wekibenda waruzi. yaje mu Rwanda hano muri Chic mu mujyi hejuru. ubu Wekibenda muraziranye None se twaranacirinze na brother wiwe n'ishumi yanjye. Yego. brother wabahe Muheruka abantu mu Biryogo ariko sinzasigaye abakubera ko buri wese asigaye afite deal uzi wabarimo. Ariko Wekibenda nabirenze ku buryo kubazanye na Sky tubyaba ari byaganje. Sherina Wekibenda muraziranye Oya ntago tuziranye. wabona ushaka gusimbura Shazi nabonye Sharon ariwe bari gukundana Ntabwo ntago njye twaba tuziranye. Twabasugo twatuziranye gute. Ase kwa mugizi wa dance. ntago wadanje Doya. Arasanzwe tu. none se Sheri ibintu nimushaka kugira ngo wenda mwica ubukwe bw'abandi ndumva muri kuvuga ngo si umuntu wadanje kandi ni cyamamare Nyine umuntu wese ameze neza ku giti cye ni icyamamare mu muziki. Turabizi arabikora mu Rwanda. Natwe turi byamamare muri filime rero nabirenze. kugira utubwira umwana uti merci kabiri Oya rega impamvu wabivuze rega Sherina turi kuganira kandi cyangwa twicaranye kuri iyi ntebe nawe ni umusirimu ari smartness mu mutwe ni umuntu uzi ibi bintu nawe azi uburyo biba bimeze ari smartness cyangwa ari smart ahubwo afite smartness mu mutwe afite smartness mu mutwe nibyo navuze gusa ari flash and clean yes urumviriza ibyo ndi kuvuga ntago kuba umuntu ugiye kuzijyana n'umurundi none turi kumviriza ibyo ndi kuvuga iyo nkubwiye ngo njyewe ndi diaspora intouchable aka incomparable yego ntago nikoraho sinanagereranwa njye ngomba gutrayinga buri kimwe cyose njye kugira ngo nerekane yuko ibyo byose nabigerageza broze njye niyo system yanjye tu kandi buri wese afite kata yiwe muri iyi game ntuzambwire ngo yes ndabyemera ya Wekibenda ni mwiza ni umustar ariko gusa ntago hari ibintu bya danje byamabya kuko nanjye kera nyiri imihanda hari abantu batemeraga yuko nzaba umustar none ubu nanjye abantu bari umuntu uri Canada aramamagara uri Australia aramamagara uri Brazil aramamagara uri muri Espagne aramamagara none se ubwo urumva na bintu bya danje noneho n'igihugu cyanjye hahandi ho nsigaye nitwa na nkunda Rwanda gikundiro ubwo se ubwo urumva ni ikihe kibazo Sheri wakiriye gute Sky tuwe nago twamuva mu nzara ndamuzi wakiriye gute ko Wekibenda yemeye ko akundana na Sharon cyangwa se Shaz hari n'imyenda Shaz afite imeze nk'iyi yawe kandi Sky tuyo myenda nago yizi ya white hari ntago nari nayibona kubera ko njyewe uyu mukobwa niwe mbona nyi imyenda tu iyo mbona narayibonye ntabwo ari ugupinga cyangwa se kudisinga style y'umuntu njyewe mbonye umuntu yambaye imyenda yiwe man nkunda n'umuntu wambara neza ariko first time uyu niwe mbona nyi imyenda yego oya imyenda irahari kandi ni myiza so umuntu wese umeze neza rero yayambara ibera umuntu umeze gute Sherina wumva nyine ari comfortable kuyambara kuko nirafashe
hari abantu badakunda ibintu bifashe so iyi myenda iyo yambaye uba wumva uri comfortable nta kibazo ushobora kuva hano n'amaguru nicaye kuri zebra hano mu Kiyovu ukaba watembera ukagera mu mujyi kwa Rubangura wiyambariye gutya nta kibazo yego kandi ubona ari mu mujyi nari naje urumva nta kibazo nuko ibifashe cyane yerekana imiterere y'umuntu ubu ubona bitakurura kuba umuntu yakwifuza undi cyangwa se akabaho no guhoterana kuba umuntu yaba ari kuza n'ubundi ntabwo wakurura umuntu ko n'ino myenda atari rukuruzi ubwo nyine uje waba Sherina wakiriye gute rero couple ya Wakibenda na Sharon Shaz ntabwo Shaz muzi cyane bigiye kure na Wakibenda usibye byo kubanza indirimbo ze nawe nzi nyine bigiye kure ariko bose narabonye ku mafoto bose maze ku mafoto actually rero bameze neza kabisa urana umukobwa w'umunyarwandakazi mwiza cyane ahubwo baraduhenze bivuga ngo Uganda yarahenze u Rwanda Wakibenda ariko nawe si umunyarwanda buriya cyangwa gice mama ngira ngo hari n'umunyarwanda yego hari abantu baba arabameti rero nuza Sharon ni mwiza cyane kabisa ubu bagiye Sherina ibintu by'abakobwa ni wenda na skate ndaje mugereho mubaza icyo kintu ubakakanya bavuze bati ugiye kuba mukuru wa cyangwa se murumuna wa Shaz wa Sharon mwakwaka nk'inka zingahe Sharon rero simuzi bigiye kure numva nta kintu twamuvugaho kirenze nk'abakaka byaterwa kuko simuzi ntabwo nzi imico ye ko ari mwiza yes muzi kumureba ku ifoto imico yari myiza rero noneho imico ari myiza sibwo byaterwa n'amazanga amenya imico ye kuko ni umukobwa mwiza nyine n'ibiterwa n'imico ye umukobwa Jana wazemera ariko ameze neza abandi banameze neza ahantu hose imbere fresh Skaito wewe wabyakiriye gute bimaze kuba confirmed ko Sharon ari gukundana na Wakibenda Blaze ikiganiro twajemo ni icyo kuganira kuri Wakibenda na Sharon turakomeza nuko ariho dutangiriye turi muri ibyo bita ngo flash news ibi showbiz nyine zimwe ziba ziriwe zi trending njyewe ukuntu nabibonye nk'umuntu wari uri kuri tele nabikunze nanabyishimiye ni byiza yuko urabona twebwe ikintu cya mbere twizeweho hano mu Rwanda nanjye nanabihamya nanabitereho na kashe mu Rwanda dufite abakobwa beza broze dufite abakobwa beza dukeneye ko aba bakobwa bacu beza twe dufite ndahera kuri uyu kuri Sharna ndetse n'abandi dufite dukeneye yuko badufasha ku brandinga igihugu cyacu nimba muri kategori igihugu cyacu zigenderaho abakobwa beza isuku umutekano n'imiturire myiza ibyo ni bimwe mu bintu bya mbere bi branding igihugu cyacu urumva ngiye nkanjye kumva ngo Maji Wakibenda ari kumwe n'umukobwa w'umunyarwanda Shaz ni byiza nanjye nanabikunze cyane ako nimba nasomye muri comment hari akantu nanobyemo nagateretsemo njyewe maze kwakira inkuru nyinshi cyane numva ngo umukobwa wo mu Rwanda ngari gukundana n'umusitari runaka muri comment nanditsemo ndavuga ati se Wakibenda nimba uwo mukobwa w'umunyarwandakazi uri kuvuga yuko mukundana ese umufiteye iyihe gahunda cyangwa urashaka kuza ukamuzanira za lenge zanyu ejo nkazumva ngo mwahise mutandukana abasitari ndabazi nzi imico yabo ahubwo dukeneye kumva ngo se uwo muntu nimba yaje tureke kuvuga ngo benda birashoboka yuko ari agatwiko ako se ako gatwiko kabeho kari real kanabeho ari ibintu twebwe turi kubonesha amaso kandi namufiteho gahunda nimba yaje akaza akabitwemera tatwira ngo uwo muntu barakundana yes natubwira ngo mufiteho iyi gahunda ibintu byanjye nayo bizagenda gutya na gutya kubera ko lenge n'imifero aba ari ibintu byinshi cyane broze imifero irahari lenge z'abastar no gufera ni ibintu bigiye bitandukanye bihari byinshi ngiye ku giti cyanjye byanshimisha ari ibintu mbona byabaye ikintu kigaragara ko kuza hano kubivuga ari agatwiko naba ndi gupromotinga agatwiko kabo ariko ari ibintu biri real bigaragara ngiye nzabyemera umunsi wa Wakibenda azaba ari hano mu gihugu akaza nyine akamashow nkuko nicaranye na Sherina akaza Wakibenda akicara nimba ari kuri Yago TV show byabereye kuri Instagram bakicara kuri Yago TV show Shaz hamwe na Wakibenda mani bakamashow bakanyereka urukundo rwabo ruri hagati yabo
nanjye nyine kubona izo emotion zabo, nyine kubona emotion Sharon agirira Waikibenda, nkabona na emotion Waikibenda amugirira, none nanjye nka judginga nk'abasise nkikolayizinga urwo rukundo rwabo. Nawese aba bantu byo koko barakundana bya nyabyo man, ibyo nibyo dukeneye man. Ntago dukeneye abantu baza gufera abakobwa bo mu Rwanda broski, nkeneye umuntu uza afite gahunda, kuko abakobwa bo mu Rwanda man ni beza byahatari. Abakobwa bo mu Rwanda ni beza, ahubwo nabo abanyamahanga nibabaha agaciro, none utangire nko kumva ngo Waikibenda yarongoye umukobwa wo mu Rwanda, deja bari no kuba mu Rwanda. Rega natwe dukeneye kumva ngo abastari baturutse Nigeria, baturutse Tanzania, baturutse na hehe bari mu Rwanda, bahubatse hano. Hari ibibanza byinshi mu Rwanda, nuzakenera ikibanza ari umustar azamamagare nyimushakire, nuzakenera inzu yo kugura azambwire nyimurangire, njyewe ndi Kazariwa. Ndi Kazariwa. Ibibanza se nabyo urabishaka burya? Sibyo, siko kazi kanjye. Buretse ko ubu nabonye company nyine ndi muri The Unity, ariko nyine after job mbagomba nanjye kugira utundi tudiri mba ngomba gukina. Kuba mfite contrat za company nka The Unity ntabwo bivuze ko Sky 2 umuntu yaza kumwira ngo Sky 2 nshaka etage yo kugura cyangwa nshaka ikibanza ngo mbe nakiburira ndi umutawunera. Ubwo naba ndi Kazariwa wuhe? Kazariwa utazi karitsiye zose zahabu, dutazi imijyi ya karitsiye yaba ari uwu. Bisaba ngo buri mudugudu wose ngezemo ngende mbimenye gutyo. Nyene abo bastar nimba bakunda abakobwa bacu, kuko abangaba ni bashiki bacu, kandi abo bastari ngo baba Nigeria, ngo baba za Uganda, ngo baba za Tanzania, ngo bazaba za he na he, nimba badukundira abakobwa niba bitwereke, banatwereke nono n'ibintu bifite fact, bifite proof. Nimba uje kuvuga ngo nawo ngo ngiye ngo Sherina ndamukunda, yes ni byiza uramukunda, ariko uri kumukunda by'ifoto, uri kumukunda kubyo umukeneyeho. Nyene ngo nimba ukunda Sherina, umukunda nk'umukobwa mwiza, ubibona ko ari mwiza, ngwino uvuga ati jewe uyu mukobwa naramukunze. Kuko aba bakobwa ntago ari makubera bano bakobwa, ni abakobwa bafite imiryango baturukamo, kandi niyo miryango ikeneye show. Ubwo mashatse kuvuga ko abo bakobwa atari inzererezi, ntago ari inzererezi, ni abakobwa bishoboye, bafite ubushobozi, biza kubakiniraho, biza kubakoresha utudega tugiye dutandukanye, nibaze babereke ikintu kiri big, natwe twumve ngo like nk'ubu njyewe muri iyi minsi ndi gukunda umuntu bita Davido. Njye Davido ndanamukunda since day one kugeza n'ubu. Nimba Davido yakunze umukobwa nyarwanda, namukunda apana ibyo kumva ngo baje bakundana ngo amasaha 3 arangije ngahita asubira iwabo aramwibagirwa. Ubwo si ubwo ntabaje gukinira mu bwonko bw'abakobwa biwacu. Sheri, wowe ubyakira gute kuba umustar yakudatinga? Ese ubundi Sheri mperutse kukubaza ari ikintu cyo gukundana muri interview ubushize wanza nabikubashijeho? Yego. Uracyari single? Yego. Sky 2 n'umukobwa mwiza gutya, wenda uraje umuze. Sheri, umustar aramutse aguterese kakubwira ati turakundana wenda igihe cy'amezi 3 cyangwa 6, wabyakira gute? Hari umusore wabwira undi ngo turakundana igihe kingana gutya? Sinzi. Turaje tubane tubyara n'umwana umwe mu myaka 2 duhite dutandukana contract. Sinzi ntabwo byamba ko ngiye nakundana n'umuntu nyine nakunze. Ubwo wamaye umwanya nka gukunda, kandi nibaza ko urukundo ruzamuka kubera umwanya uri kumwe n'umuntu. So umuntu amaye impamvu yo kumukunda, yaba ari umustar, yaba ari umusanzwe, yaba ari inde uwo ari we wese, nta type, ntabyo uvuga ngo ni umustar, ntabyo uvuga ngo ni iki. Sky 2, aba bakobwa bacu wavuze ko ari abasirimu, ni beza cyane, bakwiriye respect iva hariho hose yiniyo abahanze. Sky 2 ubashinja iki kuba aba bakobwa bacu n'abantu ba traveling? Sherina yirutse kuvanze mu minsi ishize n'abandi benshi. Ndagira ngo umbarize Sherina kuki aho hanze ajya nabo basitari babakunda bose, kuki batabazana koko nkuko bataye mu Rwanda, cyangwa se nizo korabu zibone bro? Ejo bundi bakoranye na Gapfizi Diamond, kandi bahorayo. I think njambona abakobwa benshi bahorana ba Likiba n'abandi bacu kandi b'abanyarwanda. Mbariza Sherina impamvu batabaza. Impamvu icyo kibazo umbwiye ntapfa kukibaza Sherina, kuko Sherina nta mustari nawe namubona nawe yatweretse ngo bari gukundana. Nta urumva, yes ari kuri presenting igihugu, ni byiza, ni namwiza, unless smartness nkuko nakomeje kubivuga, sibyo? Ariko dukeneye ngo nimba ibyo bintu byanabaye, yaba ari uwo mustari waje mu gihugu cyacu agakunda umukobwa wacu, namuhesha agaciro,
apana kubera ko man hari ibintu byinshi bijya biba ugasanga nk'umuji yaje mu Rwanda agararana n'umukobwa yangiza ngo ngo mu Rwanda bafite abakobwa beza ngo ariko ngo bose ngo ngiyewe ngo narabikaraze. Urumva we yaje muri media toyo kwikaraga abana bacu ntari kubahesha agaciro. Niba abandi bari kugenda bakajya kwirirwa bari gusebya abanyarwandakazi mu mahanga ngo abakobwa bacu ngo nabo kwigurisha gusa, ntago ngiye ibyo mbikeneye broski. Ngiye nyeneye umuntu uza avuga ati nimba uyu mukobwa namukunze mufiteho gahunda ibintu bimeze gutya, niba natandukane tumenye ngo batandukanye muri uru rwego byagenze gutya na gutya, kuko nimba baratweretse urukundo rwo kuri media niba nakomeze barutwereke, niba natandukana tubimenye. Ose ntago wabubinjira mu buzima bro? Ntago naba minjire mu buzima kubera ko impamvu naba mbinjire mu buzima bajya no guhura babyeretse media, ahubwo bo ubuzima bwabo baba babushyize hanze kubera ko badakenera gushyira ubuzima bwabo hanze, ntago bari kubuzana kuri media. Nkundana na runaka, menya ko ugomba kuba risk taker, ugomba kwakira ibyo bintu, kuko ejo nejo bundi Blaze uri umunyamakuru. Ejo nimba wabonye nk'abo twatangiriyeho nifuza kugarukaho mu kiganiro, niba natandukana bazabitubwire ko batandukanye tubimenye. Nese ntago twumva ngo Diamond yatandukanye na runaka, kuki se muri u Rwanda bitarabaho ngo twumve ngo runaka ngo yaterese runaka bari bamaranye iminsi bakundana batandukanye. Ibyo nabyo natwe dukeneye ibyo bintu byagura media yacu, biri butume noneho ya media yacu man natwe iri bugende yaguka, kandi noneho n'abantu bakanayitinya. Iyi media twarayirwaniye kugira abantu bakunde bamenye bino bintu, ni ibintu tumazemo igihe. Ubu ngubu batangiye gukunda igihugu cyacu kubera ko abakobwa bacu YouTube iri mu kazi. Nka Sherina Razana ari kuri drip ziwe, umuntu nabona nka cya Sherina cyatwitse kiri hano mu kiganiro kimeze neza, ujye kubona muri comment atangiye kwiyandikishwa ngo nshaka ubu nimero, atangire kumubuza umutekano kuri telefone, nta na gahunda mufiteho, ari byo kuza mubwira gutya. Yes, ni byiza gusa kandi nanone ikintu nakifuriza abana bakobwa bacu abanyarwandakazi, ndifuza yuko izo connection bagenda bahura nazo natwe tuzikeneye akamaro nka basaza babo, kuko turabakunda turabashyigikiye. Dukeneye nimba Sherina yagize amahirwe yo guhura na Diamond cyangwa se yahuye na Davido n'abandi barahari abahanzi benshi cyane bakunda abahanzi nyarwanda, ba Don Jazz bakunda abanyarwandakazi, ni benshi cyane, ni benshi sibyo? Abo bose rero bagenda bavuga ko bakunda abanyarwandakazi bacu, akaba yamufatira indege akambwira ati ndashaka ko duhura tukaganira. Ni byiza nimba Sherina yagize amahirwe yo guhura nawe, nagenda mubwira ati ariko nanjye mu Rwanda iwacu mafite brother, mafite umuvandimwe akunda music, ese wamufasha iki? Natwe dukeneye ubufasha bw'abashiki bacu, kuko niko karishisho turiho. Nimba ndi kumwe na baby akakanya akaba ari gupirikisha ingagari zikaba zapofotse kandi zishaka kumenamo ibiceri, why not izo ngati yapirikishije ngiye watazibwira ati brother wanje Sky2 nawe akeneye kuba yazamuka. Rega uwo mupirikisho wa baby yo nanjye ni uri bunzireho umufungo, ni uri butume Sky2 aba shine, ni uri butume Sky2 nawe abingati, kandi nawe arabibona ko nanjye nyeneye kuba big, nyeneye kuba international, nkareka ibintu by'ubuloko. You know what I'm talking about, my G? Sky2 urakoze cyane. Sherina yumvisha, ahubwo nakwibaza ni iki gituma urukumva aba bakobwa ubona atari nko kwikunda cyane, ahubwo se kubu Sherina tubwiye ko ari singo. Gira ikintu mumbariza gituma Sherina ari singo akakanya rero kuntu yaka. Ibyo biri muri private life yiwe, afite impamvu yuko ubona akaba yari singo. No, biranashoboka ko ashobora kuba ari singo bitewe nuko hataragira umwigaragariza. Nene subwiwe nimbaza muri media akavuga ati ndi singo, urumva nyine nawe ari proud yo kuba ari singo, ahubwo ntago yabuze abamudetinga, ahubwo hari abaje bo mudetinga atigeze we aha agaciro cyangwa se atigeze aha amagambo y'ibyo bagiye bamubwira. Twese gutereta turabizi, hari ushobora kuba yaraje amubwira ati Sherina njewe uramutse unkunze naguha etage nkanaguha nijoro. Ariko Sky2 uravuze ngo mwese gutereta murabizi, nteretera Sherina turebe. No, nago akira micro. Oya mama Dobo ntago ari bubabare kuko ni this is a show busy bro. Uretse gato ibintu turi kuganiramo, ndagira twinjire muri icyo kintu aba ari cyo tutekerezaho cyane, kubera ko urumva we wambaje kuri Sherina, ahubwo Sherina ngiye ku giti cyanjye bitewe n'uburyo mureba ndetse n'abari kumukurikirana,
ntago ari umukobwa ni umukobwa mwiza utarabuze abantu bamutereta sibyo ahubwo ashobora kuba atarabahoye umwanya ndabeshya cyangwa benga oya ntabwo ndabona umuntu duhuje umeze nk'ukuntu nshaka muri wowe ushaka umuntu umeze gute ibyo nari narabivuze ubwo meruka hano ntabwo nje mbizi nkunda umuntu ukunda Imana umuntu ukunda akazi yego umuntu usa ufite isuku ukunda akazi ukunda Imana ufite isuku ibindi byaba bitagenda neza twashaka ukuntu tubigenza cyane ko nanjye naba mfite ibyo uwo muntu nyine ashaka ushobora kuba nuje nk'ibintu byose uwo muntu ndakunda umukobwa mugufi agabana nanjye ndi muremure ariko mfite ibindi bintu ashaka so umuntu rero waba ukunda Imana ukunda akazi ufite isuku biba bimeze neza kabisa ubwo nanjye rero mushiki wanjye nanjye kumutanga murame inkwano kuko nanjye udakunda gusenga nitwahirwa abasenga zero yafite amatura y'icyura ni ukuri kw'Imana none se umuntu uzashaka gufata mushiki wanjye akamujyana mu buyobe urumva napfa kuguha mushiki wanjye umufata umuhindurira ubuzima yikundira kwisengera urashaka kumuzanira muri bya bindi byanyu zashirika izanyu no ubwo zero yawe bufashe kidori ubwo wowe utari mu masengesho zero yawe uba uvuyemo kwa tatano sister yes Skyto Shelina ariko Skyto urabizi ko afite umubebe cyane na mama Dobo yabari hafi Skyto rega rivuga ngo ni musaza wanjye utagira ngo ni ibyo gutwikanga muziranye wanjye cyane Shelina ni inshuti yanjye tuzanye kera guturuka ma turaziranye Skyto kwabaga imihanda Shelina abaga imihanda ariko umva ibintu uvuga no ntago zamubaze nawe arabizi nejo bundi rwatubye twarawenda ngo se wangiye iki Shelina arambwira ngo Shelina yaramaze umuntu bita rwatubyaye Abdul koko mwariganye gusa ubwo urumva ikibazo uje kumbaza ubwo urumva ari ibintu bya danje ubu twese ntago tuba twariga ubundi se uramuza amazina yiwe urayazi ntabwo yitwa rwatubyaye jya umenya kuri ari kazariwa uriya ni kavukire mu Biryogo urumva uriya ni umupeti warahasora inzu utazanamuzanira imikino ukagira ngo ni mugenzi wawe we yarahasora inzu broze twariganye muri segonderi njyewe kuri apasi ni n'inshuti yanjye byatari ni n'umwe mu bantu bajya banandemera njyewe tugihura ababizi ko Skyto Arakini abagomba kubinkorera turanicara tugasangira ka teveri twipoye tu bucece Shelina wibuka umuntu bita Abdul oya nago meruka ubushize twaganiriye wambwiye ko mwavuganye umunsi washize katarabyuka n'undi nibwo ngiye mukavugana meruka kuvugana ryari none nakubwiye warambaje ngo meruka kuvugana ryari ndavubwira ati ejo ngo nabyuka se murongera muvugana ndavuga niba ari ikintu yenda kumbwira cyane ndakumubwira ngewe ikintu muheruka kuvuga nawe ni gike ntago dore kubwo ngubwo nyine ubwo kuva ashize ukwezi mutavugana twese barakurimo nk'ibyumweru 3 cyangwa birenga hoya nyine dore ko icyo gihe nyine nakubwiye ngo turerukana ubaka kanya rero umuntu akubwiye ngo musubirane wabyemera dusipoze ko nta kibazo gihari na kimwe wabyemera ko musubirana ubu ngubu ntago nabyemera ariko ibintu biba biri imbere ntago tuba tubizi nta kintu dupfa ni inshuti yanjye hari impamvu zituma dusubirana twasubirana zidahari nyine ntago Skyto kuri mushiki wawe rero aramutse asubiranye na Kazariwa wabyemera nabyemera kuko aba ngaba barakundana true that nje ndabizirika ibintu ndi kubwira ngiye mani mba mbifite na proof Abdul ni umuvandimwe sibyo na Shelina ni umuvandimwe kandi since day one banakundana Shelina warabizi amakuru nabaganya afite ngewe isaha ku isaha urumva man ndabizi ko bakundana ariko ibyabo nta muntu n'umwe yemerewe kubyinjiramo kuko bo baraziranye aho bahuriye nta n'umwe uhazi niko nzi uburyo bakundanaga ntago byapfa kurangira n'ubu wabona ushobora no gusanga banahura benda pani ibingibi benda ibijyanye mutazi hari n'igihe banahura bagahuza umubiri si bintu bya danje Sheri ubyakira gute niba koko ibyo bintu bijya bibaho Skyto avuze byakira gute nayo byabibaho ntago bibaho rero umva nta kuntu nabyakira bitekerezo
ntabyo njya ntekereza ntabwo bijya bizamo. Ariko rutuntu ubukibuka kuri Rwatubyaye. hase ubu ndashambwe ngo naribagiwe ibintu byose mba mbyibuka nawe ndakwibuka n'abantu bose mba mbibuka ntabwo rero we namwibagirwa ndabyibuka ibintu byose biba byarabaye mu buzima bwanjye. ibihe byiza bagiranye ntabwo yabyibagirwa. None se si abantu bakuru? Yes, hari ibihe byiza bagiranye. Nibyo ariko nese nkubese nko yawurute njye urabona koko ndi ku rwego ko nko yawurute mwaragiranye ibihe byiza. Rega njye hari ikintu cya mbere nemera Blaze, njye nshaka kukubwira umu ex wawe iyo mwagiranye ibihe byiza ntabwo bishatse kuvuga kuba mwatandukanye ko bivuze yuko mu gihe mwese mukiri single ko mwahura mugahuza umubiri ari ibintu byaba ari big deal. mugahuza umubiri ntabwo nikirije umuntu warunyandikiye njyewe ndi kureba Sherina ati icyo ex ntabwo byatuma oya ntabwo bahuza umubiri. umubiri Sheri uremeye uti oya nari ndi kuri telefone wemeranya na Skate nawe? oya ntabwo ari byo nemeye. Nibyo rwose nta kibazo. No, nje ku giti cyanjye numva mu gihe bose bari single rega agomba kubyikiriza. ntabwo Abdul ari single, afite umudamu. Afite umudamu basezeranye gutya biri real, warabashyingiye urabizi wari uri mu rukiko. Niko yatubwiye kandi twemera ibyo umuntu aba ari kuvuga. Ibyo ngibyo buriya twemera ibintu bihujwe n'amategeko. Barabana mu nzu se urabizi? Urabizi neza ko babana? Ndabizi gusa ntabwo neza mbizi. Nimba rero utabizi ubwo rero iyo neza tuyishyire entre parenthèses. Tu comprends français Charna? Parce que tu ne comprends pas. Igifaransa nzi ariko wenda entre parenthèses yo nayumvisha. Ako parce que tu essaies. Ndamubajije. Tujye kurarenze mane. Ako Blaze ko ubanzanye mu kiganiro n'umuntu ufana. Uri umufana we? Ukomeye. Skate tubyakire gute umwana akubwiye nka Fresh sana. Ni fresh sana gikobwa. Ababizi ko umuntu amufana so akora ibintu byiza batagufana. Man. Ni fresh sana igikobwa. Neza cyane. Nanjye rega manje ndamukunda byatari nanjye rega Sherina. Nkunda iterambere ryiwe. Ubundi ngiye ku giti cyanjye nkunda umuntu wese w'umuhustler. Nkunda umuntu ugira intego y'ubuzima to. Nkunda umuntu utagivinga up. Utabona ngo ibingibi ngo biraje ngo muye n'ibigeragezo ngo birankanze ngo ivi na ivi no. Nkunda umuntu nyine tu wumva yuko nyine muri we nyine agomba kuba ari working hard. Nkunda umuntu ukunda kureba fitire yiwe. Nkunda umuntu man uri deep. Nkunda umuntu w'umu deep dive. Kandi na Sherina mu nyanja y'ibitekerezo yogera ku musenyi utamubona gutya. Sogera ku musenyi mu nyanja y'ibitekerezo. Uwo niwe muntu mani ubu njemba nifuza mu buzima bwanjye. Apana wa muntu uza akaza kukubwira izari 20 izari 30 no jamais de tout travail. Uwo muntu ntabwo namukumbura rwose. N'importe comment. Sky dusoza rero. We na Sherina tujye kugana ku kantu gato dusoza. Hari umuntu wigeze gutendeka mu rukundo? Oya. Nawe kabisa. Ushingira kuki wemeza ko ntawe gutendetse? Utende kubimenya gute? Ngewe ubundi yo nkundana umuntu wanjye tuba tumeze gutyo umunsi ku wundi. Ntabwo ujye umuha ubuhumekero. Wapi? Aba ni njye nawe ubwo iyo atari njye nawe nyine biba byarangiye. Sky tu kantu ko gutendeka wowe gafata gute? Kabasora ni namwe mutendeka cyane. Byambayeho narazana umugore. No kuri neza nkubeshye. Mitendeko najyaga nyikora ibihano nabimutwerega. Kandi umugore mwiza warabibonye? Waremeye? Ariko niyo revo yanjye. Turaziranye. Rega niyo revo yanjye broski ngiye nkunda abakobwa bashinguye. Nkunda abagore bashinguye. Umugore wanjye arashinguye, Sherina arashinguye, ari yakuru watubonanye arashinguye. Nirwo rwego rwanjye tu. You know the vibes. Yes. Nirwo rwego rwanjye. Rega njyewe urabona izitari zacu twebwe nizataye z'abantu bagomba kuba ba star. Uzareba Diamond, uzareba ba Wizkid kandi uzacunga barebe nabo. Bikundira abantu bashinguye, uzarebe nka Kamaro Felician. Uramuzi nawe udashinguye aguha zero. Twebwe ubuzima bwacu twe turi aba star broski. None se reka nkubaza ikibazo kimwe. Blaze bitewe n'ukuntu mbona
n'ukuntu uhera hasi kugeza hejuru ukabona swag zanjye broski. Iyo ntaba umusitari wari kubona sinaberwa no kwikorera umufuka w'amakara ku izina ry'Imana. Ntabwo waba wambara neza, ntabwo waba ugira discipline na esprit umbwire ngo uzaba non jamais. Ntabwo nje nandukanye na maka yabo yego. Vous les imbéciles sans espèce de garçon sans les simbisi Sky tu uravuze ngo we na ba Diamond ubuse ukwigereranya usureshya na Diamond jewe none suba aka kantu urakabona ubu ngubu iyo twirirwa tujya gushyira akantu iyo twirirwa tugaterekaho ubu ushaka mvuga iki taye yanjye urayibona. Sheri urabona gute Sky turabona araganguje urabona ameze nka ba Diamond Sky atameze neza pe. nizataye wikundira Njyewe nakubwiye ko nta taye ngira iyo feelings zaje bivuga ngo Sky rero iyo aza kukwaproachinga before yuko yaproachinga Mama Doughboy urukundo ari kurumuha iyo uza kumwiyumva ya muntu ndamwubaha cyane nta kintu ntago navuga ibintu byinshi aho ngaho nta kintu na kimwe nabivuga gusa nyine njyewe iyo feelings zihuje n'umuntu turi kumwe bigenda neza ubwo iyo bije byaba ari ibyo ariko ubundi ameze neza kandi koko abantu bameze nkayo bakunda abakobwa bari hejuru cyane mu bintu byose bari hejuru. Iyo uvuze bari hejuru cyane ushatse kuvuga iki Sheri? Nyine yabataye ukuntu usa no mu kazi kose hari ibintu tutagomba gutandukira. Umugore aba akeneye care broski. Ntabwo waba uzi kuvuga nk'uku kwanjye neza ngo bikunanire kuba watetesha umugore. Umugore akeneye care, umugore akeneye yuko izo care nyuma y'amagambo even ndetse no mu gitanda ushobora kuba wamunezeza biri ku rundi rwego. Turangiza ikiganiro kuri nibyo abagore bakeneye. Nese umugore akeneye iki? Ntabwo ujya wirugo wumva ukajya kumva ngo umugore yagiye aravuga ngo umugabo wanjye nta makea. Umugore akeneye care kuva hasi kugera hejuru. Nimba umukunda mwereka urukundo ku magambo, umwereka urukundo guturuka hasi kugeza hejuru yaba mu myambarire ndetse na physical appearance y'uyuhindure. None nimugera mu gitanda ruhuza inkoyo yo hahire rimwe. Alright, ndi kumwe na Sky na Sheri nkubwire ko ibintu bari kuganira ni ibintu by'abantu bubatse. Umugore n'umugabo bari kutubwira nyine uburyo Sky nyine abayimereye uburyo akunda abakobwa barebare beza cyane ndetse ngo akabaha n'ibyishimo ku mpande zombi. Sky nterera kakanu kagatoma rero dusoza Sherina nako Sky Sky ni umusaza wanjye, umudamu we ni umuntu wanjye. Yego hoya ariko ntago Mama Doughboy yafuha nakarukarisi. Sky ni umu MC mwiza, ni umuhadiko MC. Nta kibazo afite Sky yaba n'umunyamakuru mwiza. Rega ikintu kigeramo neza aruko Sky turumva ibyo bintu bimeze neza. Ibi bintu rero Blaze ari kunzana mu kazi numva kari hadiko. Ntago kuba nafata mushiki wanjye ujye kumbwira kujya kumuganiriza imitoma yanjye arayizi. None se naba narayiteye Mama Doughboy kandi bari inshuti. Kandi ari umuntu wanjye numva twaraganiraga. Ukajya kumbwira ngo ntabizi. Arabizi neza yuko ibyo bintu ari ibintu byanjye. Ntago ari ibintu njya kurwanira nabyo. Agatoma ubundi urakibuka uburyo wateretse Mama Doughboy ubundi agatoma wibuka mukubise na Sky kandi ushobora kuba unabeshya. Amutereta buri munsi rega none se ujya ngo birangiriraho. None se ubu wajya gufata kiriya kizuba ntago ari akazuba ubundi uriya ni ikizuba ukakibwira ati mama yake ryahama kuri ntuze uruhuke mu bwonko uramfite uratuje umeze neza mahirwe yaratsindiye shajya ubyihorera mwana byo no kuba mfite afite umunezero. Ndabeshya igikobwa wapi ntago wabeshya gishimo ko nzi kubitanga impande n'impande ibindi twabire impande subwo ntago ari uguca inyuma Sky no inshingano zose umugore abakeneye ngenda zikora. Kurya neza, kwambara neza, kurara heza na care zafura. Mbese nta kintu yakifuza. Sheri Sky yavuze ngo umugore ngo amuha ngo care ngo rugahuza inkoyo yo ngo na nyuma ibintu by'urukundo wowe bifata gute? Wenda ibintu by'abantu bashakanye
n'abantu baba bakundana bisanzwe biba bitandukanye. So niba hera kubya bisanzwe kugeza n'ibyabashakanye byose akabikora neza, kandi umudamu asa neza pe. Uburiya abantu bameze neza mu rugo urababona, n'abantu babyacanze urababona, ageramo nyine ukabibona ko naje ukaba wavuga rero nta kintu kigenda kandi utanabazi bitewe n'ibintu uri kubona, kuko ibintu nyine byiza uko umugore abayeho, uko arya, uko nta stress afite mu rugo, birinjira biheramo imbere bigasohoka hanze, ukajya ubona uko umuntu asa neza, ntabwo ari ngombwa ngo akubwire. So niba afite umudamu usa neza, umwana usa neza, nyine uhita ubona ko gahunda zose zimeze neza kabisa. Ko bimeze neza nta nabyica tuzabibona ko duhari. Yego nabigarutseho, iyo ubuzima bwanze urabibona. Baravuga ko agaciro ka mbere k'umugabo ari umugore wiwe, yamana n'umuryango. Umunsi uzabona amadobo yatari kuri swego uzamenye ko Skyto yasubiye imihanda yakubiswe. Umunsi uzabona adobo yatari ku cyangwe uzabona ko Skyto yanamerana nabi ko yagutekereza cyane gushakisha hasi no hejuru. Ariko ubu ngubu urwego ntabwo rwo gufata umuryango wanjye gujye down. Namaze igihe kirekire ndi down, ubu ngubu dore ni gutya ndi guhiga imifungo, company zizeni acha company zote nizitunde ku mugongo wangu. Urabizi ko Sherina afite liquor store yitwa Good Vibes, ndetse ari rwiyemeza mirimo. Nicyo nakubwiye ngo uyu mukobwa yihesheje agaciro, akunda gukora. Tugomba kujya muri liquor. Reka mbanze mbabwize kuri bantu mukicara mukajya kunywera ahantu birirwa bakubitira amavide, ugasanga utashya agahanga kabyimbye wagira ngo wibye kandi wakura amafaranga. Kandi ari liquor store ya Good Vibes whatever, waba unywa ibiki n'ibiki, byeri zikonje iteretse wandetse ukajya ukareka kunywera mu njagatira, ukazi Kanombe tukicara tukanywa kwantu turi gutekereza twungurana ubwenge. Mwamba bare mukandeka mwaje tukanywera ahantu h'abasirimu. Reka mbashimire cyane, ndizera ko nitwongera kubakenera tuzababona. Of course. Sheri nawe? Yego turabashimiye. Ndanashimira ni murangiza ikiganiro, nashimiye abantu b'i Kanombe. Yego. Twujuje umwaka kuri tariki 12, ndabashimira cyane 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 cyane. 12 z'ukwezi kwa 10. Uku nguku. Ubu ufite umwaka Good Vibes yari. Abantu bacu batuzamura ebana. Mane bamugisha. Right, nanjye kambashimire cyane, nandi kumwe na Sherina, umwe muri ba rwiyemeza mirimo dufite mu Rwanda, ndi kumwe n'uwo bita Skyto. Nsigaye ncuruza n'amamodokari. Muri The Unity Transport turari. Ubu ufite n'amamodokari. Soon turabatangira kuhakubita imodoka. Ndashaka guca gasuzuguro ko kugira ngo ujye usanga nk'abantu subumere ku rugero nkandera. Kamere kuri Kamaro Feliciane kuko niwe nshuti yanjye. Ndashaka guca gasuzuguro ko abantu bajyaga babona Kamaro kuri moto. Batangira babone na Kamaro mu gihe afite kontra yiwe muri banke mu kazi runaka. Naze ambwira ati Skyto mfite umushahara ungana gutya, mfite amafaranga y'igice, mfite nka miliyoni zanjye 5 kandi nakunze Tucson nouveau model 2008, uze ngewe nyiguhereze ampereze icyo gice, ayandi azagenda yanyishura mu matranche. Nuko The Unity tumeze, niko kazi turimo anyway. That's what's up. Alright, ndabashimiye cyane. Nakubwiraga rero niba uduha comments n'ibindi bitandukanye, reka ngushimire cyane. Nkurarikire gukurikira www.irisa.rana ahangaha ni iby'agaciro cyane. Nshimire miriye kuri kamera. Bless up.